numara kubyumva nawe ubifashisha abandi, kuko kubigumana ntacyo byaba bimaze, natwe tubigumanye ntacyo byakumarira. Niyo mpamvu twanga kubigumana tukabiguha, nawe numara gufashwa ufashe abandi. Tugarutse mu gice gishyashya cy'ikiganiro cyacu, cyangwa se muri topic nshyashya. Abo twabanye muri topic yabanje, mwarakoze cyane kubana natwe. Hanyuma tugarutse mu gice gikurikira. Pastor ikaze. Akoze cyane. Turakomeza kuguha ikaze cyangwa dukomereza aho bisanzwe? Byose ntacyo bitwaye. Byose ntacyo bitwaye. Nari ndi kubwira abantu ko tugiye gutangira topic nshyashya, ariko nayo itari ngufi. Yego. Mbere yuko tuyivugaho, bushize twari turi kuvuga ibihanda cyangwa se bigoye ivuga butumwa mu bice byinshi twakoze. Abantu babonye barabyakiriye bate mbere ko dutangira undi musozi? Nibwira ko abantu babyishimiye, ariko batunguwe nuko batari bazi ko twabivugaho. Ntibari babyiteze. Ntabwo bari babyiteze, ariko n'abandi bumvaga atari ibintu binini byadanje byo kuvugaho. Yego. Ariko bifite icyo byavuganye nabo. Ntekereza ko byatanze icyerekezo cy'uburyo abantu basenga. Comment nyinshi wakiriye wabonaga zitinda cyane kuki ku byo twavuzeho n'uburyo babyumvise? Zatinda ko bari barabibonye, ariko ntibabyitaho. Oya, ahubwo babura aho babivugira. Twarabavugiye. Urumva ibintu babonye iwanyu, ndavuga mu rusengero, nta hantu hamwe uba ufite wabivugira. Twebwe rero muri ubu buryo bwacu turivugira. Yego. Naho hariya bo niyo babitekereza ntibabona uburyo babivuga, kandi bigaragara. Dushimye Imana yadushoboje kubiba iyo mbuto, kandi twizera ko ishobora kutamera uyu munsi, ariko ishobora no kuzamera mu gihe tuzaba tutakiriho, kuko twe tureba hirya y'izi nkuta abantu babona, kugira ngo mu gihe tukiriho dukore icyo twaremewe gukora. Reka dutangire dusenga Imana. Yego, Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko duhaye umugisha wo kongera kubona uko dukora ikiganiro. Izina ryawe niryubahwe. Turasenze kugira ngo ube hagati yacu, uzi iby'imitima yacu ikeneye. Reka ubiduhane n'abera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Twongeye kuguha ikaze, kandi nkunda kubabwira ngo kubana natwe ni amahitamo atari mabi na gatoya. Tukwizeza ko umutima wawe ugiye kwakira kandi ugiye kunguka. Dushimire ikipe nini cyane Pastor ibiri inyuma y'ibiganiro. Bo babona biba, ariko burya mbere yuko biba haba habayeho umwanya munini. Ikipe itegura ifatanya n'ikipe tekinike ituma aya majwi n'amashusho bibageraho. Bose reka tubashimire mbere yuko dutangira, kuko babanye natwe mu bice byabanje kandi ntibaracika intege. Turacyari kumwe nabo n'ubu ngubu. Imana ibaha amahoro n'umugisha. Amen. Hanyuma uyu munsi ntabwo twacecetse, ahubwo turacyakomeza kubatunguza iby'umwuka tubwira kuri topic nshyashya tugenda duhabwa n'umwuka wera, kugira ngo tuziganirize abantu b'Imana batuye hirya no hino ku isi. Uyu munsi twifuje kuganiriza abantu ku makosa amwe n'amwe akorwa n'abagize umuryango. Nituvuga abagize umuryango ubwo n'umugabo n'umugore, akorwa n'abagize umuryango bikawutera gusenyuka buhoro buhoro. Aka kantu ka buhoro buhoro abantu bagatindeho, kuko ushobora gusanga aya makosa yose tugiye kuvuga wenda ukora nk'abiri ukumva nta kibazo, ariko niyo mpamvu twongeye ngo buhoro buhoro. Bishobora kugera mu myaka kanaka ugasanga yandi wise ko ari mato, cyangwa ryarindi rimwe wakoraga riri kugusenyera umuryango, waba ubizi cyangwa utabizi. Aya makosa Pastor, hari igihe iyo tubivuga abantu batari ko namwe turi abantu, ninde utakora amakosa? Gukora amakosa ni kimwe, ariko kumenya ko wayakoze ni ikindi, no kuyakosora ni ikindi. Yego. Mu kiganga bavuga ko iyo umenye kugwaye ni 50% yo gukira. Hari igihe rero babura ingwara. Arabwo amakosa aba hakazabura n'uwemera n'usaba imbabazi. Uri umuntu yagukoreye ikosa akamenya ko yagukoreye ikosa, akakubwira ati mbabarira, ntaco biba bitwaye. Yego. Yego. No kubyibagirwa biroroha. Ariko iyo wabuze uwo gusaba imbabazi, ubu hari abantu badukurikiye bavuga ati byibuze yaje akansaba imbabazi nkazimuha.
ariko runaka nawe arinangiye yumva ari uburenganzira cyangwa se ntarasobanukirwa ko ari ikosa cyangwa se niko yakuza abona bikorwa, gusa birababaza. Rero iyo tuvuga amakosa asenya buhoro buhoro, urugo ntabwo rusenyuka ijoro rimwe, yego, nta nubwo ari icyumweru kimwe, nta nubwo ari umwaka umwe, biba ari urugendo runini. Hanyuma aya makosa yose iyo yiteranyije azana gusenyuka. Dufite ingero z'abantu basenya urugo bamazanye imyaka 20. No hejuru yaho bisigaye bishoboka. Rero nituvuga kwirinda amakosa atuma urugo rusenyuka buhoro buhoro, bumve ko tugiye gutanga umusanzu, yego, mu kurinda ingo zabo gusenyuka. Mu bintu byose tuzavuga bitari bike, byinshi, ikintu cyose uzumva ko ari ikosa, we kugifata nkaho cyoroheje. Hari ikintu Dominique ye kimbabaza, iyo umuntu akina n'umubabaro w'undi muntu, ariko nawe ntugakabye, ubu se ni wowe wa mbere, ba nyogokuru se, cyangwa avuga ati iki kintu ko cyari gito kigize kinini gute. Ariko ntabwo amarangamutima y'abantu yakira ibintu kimwe, nta nubwo bafite ubushobozi bungana bwo kwihanganira amakosa. Umuntu nakubwira ngo ndababara, cyangwa se akavuga ati urampemukiye, cyangwa se uri kungora, ibihugu byo biteye imbere nabwo wagira ngo barakabye. Uzi nka Amerika hatoye itegeko, iyo urebye umuntu kabiri ahamagara polisi. Abo barakabije nanone. Oya, ntabwo bakabije. Biriya bihugu umuntu ashobora kukureba hanyuma ejo akazana imbunda. Rero iyo umuntu avuze kureba kabiri ni harassment, kandi harassment ni icyaha gihanwa. Ibaze twebwe inshuro zibwira turebanye uko ziri. Oya, ahubwo hano uhura n'umuntu mukarebana, wahindukira ugasanga nawe yahindukiye. Twebwe ariko hari n'igihe utinda pastor uri kumuroti twariganye turasengana tumuzi hehe, muri iyo minota uri kumureba ubwo urumva waba wamaze gutabwa muri yombi. Rero nagira tubwire abantu ko ibyo twita amakosa, yego, ntibategereze ibintu binini byatari, bategereze twa tuntu duto twiyegeranya tugasenya urugo. Yego, reka duhere ku cyo twakwita nk'ikosa, nubwo ryakumvikana ko ari ritoya ariko rishobora kuba rinini kandi rigasenya umuryango. Hari ibintu bibaho hagati y'abashakanye ugasanga umwe mu bashakanye afite ikintu twakwita nk'ubwibone bw'ibyo yagezeho, kubera ko wenda ari winjiza menshi, kubera ko ari uninjiza wenyine, ugasanga iryo nacyo pastor ntidugifata nk'ikintu cyoroshye nacyo mu rundi ruhande gishobora gusenya. Ubwibone ubwabyo ni icyaha, ndavuga kubemera Bibiliya. Imana igwanya abibone. Donc ibintu byose bije mu bwibone biba ari bibi. Noneho ubwibone ibyo wagezeho, use twizere ko abadukurikiye benshi ari abakristo. Hari umuntu yabigezeho kubwe cyangwa n'Imana yamushoboje kubigeraho. Iyo ufashe iby'Imana yagushoboje kugeraho ukabyiyitirira, nibyo byitwa ubwibone. Uzaho aho byasaba ko ibirindi ishuri. Uti kubera iki? Buriya kugira ngo umuntu amenye ko ibintu atabyigejejeho, nuko basha kwemera ko hejuru y'imbaraga ze hari izindi mbaraga. Kuko iyo bitabaye ibyo, umuntu yiyumvisha ko yabigezeho kubwe kubera ko yize, kubera ko afite akazi yahawe kuko aturuka mu muryango ukomeye n'ibindi. Rero ubwibone ni igihe wumva ko hejuru yawe nta bundi butware buhari, ukumva byose bigarukira kuri wewe, ukumva wabigejweho na diplome yawe, ariko si ibyo bwibone, ibyo wize ni wowe wabyigishije cyangwa ari umwarimu. Tubaye dushimira twagushimira twashimira waguhaye ubumenyi, apana wowe. Yego. Ariko uyu munsi wumva ari wowe, nta nubwo wibuka ko wicaye imbere ya mwarimu imyaka ingana kwa kundi. Ubwibone bukubwira ko abo bantu bose bari aho, uramutse udahari bapfa.
bariho ku bwawe. yego niwo bahemba, niwo bagize, niwo bahahira, niwo bigisha, ni wowe. Ariko se ubu imfubyi zose zarapfuye? Sinibaza. Yego, hari igihe umuntu agira ibyago byo kuba umwana w'imfubyi, ariko ntibivuga ko nawe ahita apfa. Imana nibeshaho abantu. Yego. Yani ubwibone bw'ibyo wagezeho rero, reka mpere ku bagabo. Abagabo, imiterere yacu hari ukuntu wumva byose bigomba kugarukira kuri wowe. Banzi ingingo ari twebwe abagabo iri bufate cyane ahubwo. Ari abadamu irabafata. Yani ukumva bigarukira kuri wowe. Ariko tugarutse mu buryo Imana yapanze urugo. Hari Imana, hariyo Yesu, hari umugabo, hagakurikira umudamu n'abana, ku bamaze kubabona, n'abagize umuryango mugari n'abandi. Abo bose bagize urugo. Hanyuma iyo wumvishe utagisabana na Yesu, ari we yagushoboje kugera kuri bya bintu. Rega hari ikintu abagabo bankurikiye nashaka kubasangiza. Hari ukuntu Imana ifata imigisha y'abana nka 5 n'umudamu ikayikunyuzaho. Tuzakirebamo mu byo tuzareba kuba manager mwiza. Noneho ibyo bintu aho kugira ngo bigucishe bugufi, ko Imana yabonye kuri wo kwizerwa ikaguha kuyobora ibyo bintu, ahubwo bikarushaho kukuzamurira ubwibone, kumva ko udahari batabaho. Yego. None se nta bantu uzi batangiranye bombi bakenye, badafite ubushobozi bwinshi, uko kuntu babanye umugisha ugahita uza, hanyuma umwe bikamutera ubwibone. Yego. Agatangira kumva ko ari uko akora cyane, ari umunyambaraga, agatangira no kwiyenza kuri mugenzi we ngo we ni umunebwe. Yego. Rero nibwira ko ubwibone ni ikintu kibi. Turashishikariza abantu bose gukora, umugabo n'umugore. Turashishikariza abantu bose gukira no gutera imbere, ariko bakore mu bwibone. Bakore mu bwibone, aho umuntu ashobora no gutinyuka akabwira undi ati wowe nta n'ubwenge ugira. Bombi barize kaminuza, kwanza barahuriye kuri kaminuza, akageza ubwo ubwibone bubwira ko mugenzi we nta bwenge agira, ari wowe ufite wenyine. Yego. Domini, amagambo avugirwa mu ngo z'abantu no mu byumba by'abantu, Imana ishimwe ko ahindutse nk'umuriro. Ahindutse nk'umuriro, twabona ingo nyinshi zigurumana. Kubera ko havugirwa amagambo ateye ubwoba. Nawe utekereze aho umuntu ubwibone bwanjye bushobora gutuma marasinga mugenzi wanjye kugeza ubwo afata imiti yo mu mutwe. Biba wowe bifata nk'ibyoroshye ariko atari ibyoroshye. Yani urimo kumuhohotera. Ubwibone rero ku bagabo, abagabo n'abantu batekereza ibintu binini, imishinga migari. Yego, batekereza ibintu byagutse, ariko icubahiro gikwiye guhabwa Imana. Kuri ngewe Imana ikwiye kubahirwa ibyo yagushoboje kugeraho. Imana ikwiye gushimirwa, ikwiye kubahirwa, hanyuma umuryango wawe ugahabwa umugisha w'ibyo wabashije kugeraho. Kandi nagira ngo nkwibutse ko n'igihe uzaba utagihari, umuryango wose ntuzahita ujyana nawe. Yego. Yego. Hanyuma rero turi mu gihugu gishira imbere uburenganzira bw'umugore. Abadamu benshi bameze neza ku bijyanye ni nko kuvuga ati igihe twahereye sibyo. Abadamu benshi bameze neza, abenshi bari mu nzego zifata ibyemezo, abandi baracuruza. Dufite igihugu gitanga amahirwe, baroroherezwa kugira ngo baroroherezwa. Ntekereza ko niba n'umugisha unyuze ku mudamu, ndavuga umugisha w'urugo, ntabwo bikwiye gutuma yumva agize ubwibone. Nituvuga umugisha plus précisément ni amafaranga. Kuba ukora ukaba ari wowe winjiza amafaranga menshi mu rugo. Nta nubwo bigarukira ku mafaranga gusa, harimo imitungo. Hari igihe ubana n'umukobwa wo kwa runaka bakamuha ibirenze. Yego. Ibyo bintu byose ntabwo bikwiye kumutera ubwibone.
hari sinavyita intege nke ariko abadamu benshi iyo ari umugore wenyine ukora umugabo adakora ndashaka kuvuga ku mpande ebyiri yego ijambere umugabo nta byakira ahita arema ibikuta kuko ahora yumva azansuzugura kubera ko abagabo twishizemo ko ari twe binyuraho yego hanyuma ariko abadamu nabo ntiyihanganira ko ari gukora wenyine umugabo adakora birasa nkaho umugabo ashobora gutunga urugo igihe kinini ariko umugore utunze urugo wenyine se pastor ubundi iyo fenomene sindayumva sinzi niba ari ngenyine ari intege nke zanjye ariko rabyumvise cyane ntago ari nabyumvise cyane abantu kuki bigera ku kuba umudamu ari we Imana inyujijemo umugisha mu rugo twamaze kubibona mu ngo nyinshi hari izo usura urumva urasura ariko ijisho rirabona hari ibyo bidashobora guhishwa usanga wabibonye wabimenye ugasanga umugabo kuba ari uri kwinjiza amafaranga mu rugo Imana yanyujijeho umugisha ni ibintu bisanzwe mu rugo ariko byaba contraire umugore akaba ari we ufite ubushobozi bwo kuba hari icyo ari gukora wenda umugabo muri icyo gihe ntibiri gukunda kuko ntituvuze ko ari umunebwe ahubwo nuko ari muri season yuko bitari gukunda hanyuma umugore yaba ari we Imana inyujijeho umugisha ahita ahinduka umugabo mu buryo bwose ni kamere y'umugore uwo ari we wese cyangwa ni umwihariko wa karagiteri y'umuntu ku giti cye ni umuntu ku giti cye ntabwo ari abadamu bose hari abadamu bose b'imfura Imana ibaha amahoro n'umugisha baragerageza bariho bagerageza iyo bifitanye rero na ya kamere reka nkubwire utuntu twavuze ko tuzavuga utuntu duto ariko dufite icyo tuvuze cyane hari umuntu aba yarakuze adahabwa agaciro hanyuma agaciro ke akazakabonera mu bintu babara tutararengaho adahabwa agaciro hehe iwabo nabo bavukana cyane ababyeyi aho yize mbese bagira ngo abantu bose baba mbere mu ishuri hari abantu biga bari ku murongo ku ijeke ku bw'amahirwe hanyuma ejo akazisanga mu kazi keza yego ahita yivura ikirarane cy'imyaka yose atabaye uwa mbere ahita yivura ikirarane imyaka yose atahawe ijambo ahita yivura ibikomere nacyo tuzakirebaho kiri mu bisenyi ibikomere bitavuwe nagira ngo ibyo biba impamvu yo gushaka guhinduka umugabo ubundi iyo hari urukundo nta nubwo byagasabye ko mwaba ari mukuru undi atari mukuru mwagomba kuzuzanya mu rukundo yego ni uwagiye guhiga akabona icyo avumbura akabona icyo afata yakagombye kumenya ko ari mu nyungu z'umuryango ariko nanone na Bibiliya ivuga ngo mugandukire abagabo nk'uko mugandukira Kristo yego kuganduka rimwe akantu abantu badukurikiye bakwiye kumenya buriya ibintu byose itorero bikora mu nyungu za Kristo iyo twubaka urusengero mu nyungu za Kristo iyo dutura buriya ntabwo dutura abantu yego dutura Kristo abantu wenda bakobyungukiramo iyo tugura ibyuma iyo duhamagara abantu kwihana byose ni mu nyungu za Kristo ni ukugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare abadamu badukurikiye rero turi kuvuga ku bwibone bw'ibyo abantu bagezeho yego Imana yagushoboje kubigeraho ariko ubijera cyangwa se ubikoresha mu nyungu zande mu nyungu z'umugabo iyo wambara mu nyungu z'umugabo cyangwa wambara mu nyungu z'abandi bari bukurebe iyo ufungura iyo usohokana n'abandi ubuzima ubayeho ni mu nyungu z'umugabo wawe bwa mbere biba ari mu nyungu z'umugabo rero birumvikana haba harimo ubumwe haba harimo urukundo haba harimo kumuha agaciro ntabwo waba ugitewe ubwibone n'ibyo wabashije kugeraho nta nubwo ari ibyo gusa hari abadamu benshi kubera ubushobozi bafite bijyana Dubai muri abo sanse y'umugabo cyane cyangwa atabizi hanyuma si ngombwa ko mumenyesha naho yagiye kubera ko
ntamukeneyeho esanse, ntamukeneye imodoka, ntamukeneye ko amutwara, ntamukeneye ikintu na kimwe. Ariko ibyo bintu bigenda bisenyamo gahoro, yego, gahoro gahoro, kandi bikazasenya cyane. Ahantu hambere bitangira gusenyera ni icyizere, kiratangira kigapfa buhoro buhoro. Yego. Noneho rero kandi ndashaka kubwira abashiki bacu, iyo ugiye mu kigare cy'abanyabwibone cyangwa se bananiwe n'ingo, bazakumvisha ukuntu ahubwo kubana n'umugabo ari ibintu bitagezweho, ni umutwaro. Kandi baguha ingero z'uko bo batabana nabo babayeho neza. Yego. Ubu ntawe asaba uruhusha, ntawe umubaza ngo. Hanyuma batangira kubwira ati ariko nutaba umubwira ati ariko umuntu w'umugabo udakora nkawe hajya wateye uturuka kubera kuvunisha abandi, agatangira harassment mu rugo. Ubwo ni ukugira ngo asembure umugabo. Yego. Hanyuma ejo umugabo azabona impamvu yo kumusohora noneho mu buzima bwe, abona agere kuri cya cyifuzo bamugiriyeho inama. Ariko urumva byatangiye ari ubwibone, hanyuma burakura, none bugeze ku gusenya. Wibuke ko nubwo ushaka kwinezeza, hariyo abana 4, 2, 1 cyangwa 10, sibyo? Abo bana hari igihe kimwe bazavuga ko batagize mama w'intwari cyane, bazaba bafite ipfunwe ryo kuba barakugize. Yego. Buriya aba mama ba kera ari ikintu kimwe mbubahira cyane, n'ukuntu nubwo umugabo yajyaga gushaka umugore wa kabiri cyangwa akajya gukora ibindi, hari ukuntu mama yakwaga inyuma y'abana. Yego. Abantu benshi badukurikiye batubera bahamya, barabo bari uyu munsi, kuko ba mama wabo babaguye inyuma. Kandi icyo gihe umugabo hari n'igihe atabonaga ko umugore ari ubwitange bw'umwana, akagira ngo nuko yamutinye yanze kugenda. Rero kuki abadamu bakiri bato batatanga ikiguzi. Ikiguzi rero ntabwo gitangira mu bintu binini, ni ukuguca bugufi, ni ukwirinda ubwibone, ni ukwirinda ibigare bibi. Hano hari ibigare Dominique by'abakobwa b'abajene Marie, anywa inzoga ukibaza niwe ziri kujya mu ndimwe cyangwa yatwaje abantu 10. Ugiye kure n'inzoga tuziretse wenda tuvuge ko bakijijwe. Pastor bicara bagakora ikintu cyitwa ikigare cyo kuvuga. Reka mitengera no kucyo nashaka kugira ngo tukigereho. Ubu iri kosa turi kuvuga rijyanye n'ubwibone bw'ibyo umuntu yagezeho, akenshi na kenshi usanga biva ku kuba umuntu uretse kuba byari bimurimo ariko yanagiriwe inama n'ikigare cy'abarimo. Niba ari umugabo yagiriwe inama n'ikigare cy'ishuti ze, niba ari n'umugore nawe nuko. Dufashe uyu muntu Pastor, ashobora kumenya gute ko ari kugirwa inama cyangwa ari koshywa? Yani ibyo bisaba ubwenge, bisaba ubwenge. Kuko nanone twagira ngo bareke inshuti, twagira ngo bareke kuganira. Ntabwo ari byo twavuze. Kubera ko Yesu yavuze ikintu cyiza, yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Sinzi niba abadamu bazakomeza kunkunda, ariko icyo nagira mbabwire, bariya abantu bo mu kigare, yego, abenshi ntibasinzira. Ndavuga abo ushakaho inama, abenshi ntibasinzira, abenshi banywa imiti. Wonyine iyo urebye ukuntu ari kunywa inzoga, wakwibaza niba zinywesha no atari ubuhungiro. Kandi biragoye ko azakubwiza ukuri ko anywa imiti. Hari umuntu umwe mu badamu bameze gutyo, bamubajije, aramamaye, aranakomeye muri ibyo mu byo akora. Hanyuma umunsi umwe yaracitswe, nakabonye kuri YouTube. Aravuga ngo ibi mwita kwamamara, mumenye depression nagize. Narakabonye. Nta munyarwandakazi nabyifuriza. Namukundiye ko yabaye umunyakuri. Ni umunyakuri bitangaje, sibyo? Iyo wumvisha ibintu bibera Dubai ku bana b'abakobwa n'ibindi, kugira ngo ageraho inzira bayanyuze,
ukamenya ukuntu umutima uhasigara, ndavuga gushwanyagurika k'umutima, gupfa kw'amarangamutima abantu batabona. Hanyuma umuntu yabonye amafoto gusa agahita ajya mu kigare cy'abantu bameze nka gutyo, bamuhisha gushwanyagurika, babaye umunyakuri. Namurebaga urabona mu maso ushobora kubona umuntu ukabona ko ari kuvuga ukuri ku mutima, yavugaga ukuri pe, ni nko kuvuga ati munyumva mutanyumva, mureke mbabwize ukuri. Rero nibwira ko abadamu badukurikiye, twatangiye ku bagabo n'abadamu badukurikiye, ubwibone bw'ibyo bagezeho, ubwibone ntibugushuke. Dominique, ubu hari igihe nari umusore mwiza ufite umusatsi mwinshi, sibyo? Ngana n'izi direde zanjye, urumva? None ndebera uko bameze. Ubishaka utabishaka hari ibintu bidahoraho. Yego, uzahora uri mwiza gutyo, uzasaza. Amafaranga ni umushitsi azi uyu munsi agasura undi, icubahiro uyu munsi uragifite, Imana ishimwe, ariko iyo ntebe wicayeho hari abandi bantu bayivuyeho, kandi uzi igikundiro kiraza, igikundiro ntigihoraho, ubwamamare ntibuhoraho. Hari ibintu ukwiye kubyitwaramo neza mu gihe birimo, ariko uwo muntu uzanaho ubwibone muzasaza murashafitanye igihe, iravuga uwo mwubakanye, murashafitanye igihe. Yego, nubwo arazakugwaza. Ba bantu bose, ba bakobwa wirukamo, ndavuga umugabo dukurikiye, ba bakobwa wirukamo bakubesha ko ukiri umusore kandi ukuze, umunsi bakuvumbuye mu kigwara, Madamu Disi niwe azakugwaza, kuko niwe mutindanye, niwe muziranye. Yego, rero nibwira ko abantu bagerageze kugabanya ubwibone bw'ibyo bagezeho. Imana ishimwe ko yaguhinduye umuyoboro w'umugisha, ariko umugisha ni uw'umuryango, ntabwo ari uwawe, ni uw'umuryango. Iri kosa mbere yuko turivaho, Pastor, mu gihe abashakanye bombi umwe amenye ko abonye mugenzi we afite iki kintu cy'ubwibone bw'ibyo yagezeho, yabyitwara amate. Bivuga ngo niba ari umugabo ufite iyo ingeso se uri kugaragarwaho n'icyo kintu, umugore we yabyitwara amate. Niba ari n'umugore ufite ubu bwibone bw'ibyo yagezeho mu muryango, umugabo yabyitwara amate. Ubajije ikibazo cyiza kandi gikomeye. Amatare yego, ni mukanya. Yego. Iyo mugenzi wawe, kuri ngiye mbifata nk'indwara, nigeze kuba ndi mu gihugu kimwe, noneho ndi muri asanseri, twinjirana n'umuntu, twamusanze kuyikurikiye hasi. Hanyuma tumugezeho, tumugeraho telefone ye iri gusona. Yego, ayitabye ahita ashiramo ukuguru muri ascenseur. Yego, ukuvuga ngo ntiyemerewe gukomeza. Aravuga iminota 30 irashira. Oya. Yego. Umva sinari muzi, naketse ko ari umukire umwe mu bari muri ico gihugu. Ariko ikintu cyantunguye ni iki, n'ukuntu azi ko ariho gusa, abandi bari kumwe ntabitayeho, abandi ntaco bavuze. niwe wenyine. Abantu rero bagira indwara yo mu mutwe imeze gutyo, ukwiye kumugwaza, kubera ko nta muntu muzima yakagombye kuba ameze atyo. Kandi ntugire ngo iyi ndwara abantu bayigwara n'abantu bafite ibya mirenge. Umuntu ashobora gutaka avuga ati, ariko ni ngiye mugabo wa hano ntabwo mubizi, kandi ubwo kabihindutse uko nyine. Kandi hari igihe avuga ko adakeneye ko hari umuntu ushyiraho comment nk'imwe. Yego, ni ukugira ngo mwubahirize ibyo asaba, ntawe ditinze, nta gitekerezo akeneye. N'igihe musabwa gusoma ibyo akeneye atabivuze. Sibyo? Ni indwara yo mu mutwe, nta muntu muzima ubaho gutyo. Yani urabwiye uti ni ukumurwaza. Yego, cyambere ni ukumugwaza. Hanyuma icya kabiri ni ukumufasha kumenya ikibazo afite,
ariko atari mwe mukimubwiye. Yani hari uburyo ufasha umuntu bikorwa muri terapi, aho ufasha umuntu kumenya ikibazo afite atari wowe kimubwiye, kandi ukanamufasha kubona umuti ari wowe wivumburiye. Nibwo bigira biba efficace. Yego. Hanyuma ikindi ni ukumubwiza ukuri ariko mu bugwaneza. Urumva dusupoze ko akunda gushima. Yego. Banza bumushimire kati ni ukuri boss utari twapfa. Si uburyarya pastor. Ntabwo ari uburyarya, ni ukugira ngo byibuze abagirire icyizere, byibuze abumve, kuko ni akunda gushima. Yashimwa mukuri, yashimwa mu mafuti, buriya abantu bameze batyo. Kuko impamvu byise uburyarya nitumushima mu mafuti cyangwa se mu buryo bwe kugira ngo tubone twaramuka, reka byituko. Apana kuramuka. Bitandukanye no kugera ku mutima we, afite no kumwubakaho ubushuti butuma byibuze yagutega amatwi. Sinzi niba urabona umubyeyi ashobora kuba afite abana nka 7, ariko akaba afite nk'umwana ashobora kumugeraho byoroshe kubera ko yaramwize, azi intege nkeze, yego, azi papa uburyo aho unyura kumugeraho. Ariko nunyura mu kumuha ibiteke, kumubwira ko uko kuntu yitwara bibabangamiye, arabikuba inshuro nyinshi. Rero uyu muntu asanzwe agwaye indwara yo gushaka icubahiro kirenze. Yego. Nyurira muri iyo nzira umugereho. Tararengaho. Nanyura muri iyo nzira biratanga icyizere cyo kuzahinduka kwe. Yego, biragitanga. Iyo mumaze kuba inshuti, buriya hari ijambo ubu nakubwira, bikaba ari ibintu bisanzwe, tukaba tujokinga, ariko hari undi yari kubwira ugahita uhamagara RIB. Ukanza ukabitekerezaho gatatu. Sibyo? Nico nashakaga kuvuga. Ni uburyo wagera ku mutima we mukaba inshuti, hanyuma numukosora numubwira ijambo akaryumva nk'ubugwa neza, akugira ngo aryumve kuje kumwinjirira. Nuko abo bantu ushobora kubageraho gusa. Kubera ko reka dufata abadamu. Abadamu iyo bafite abagabo bameze gutyo, atangiye kuvuga ngo n'uburenganzira bwanjye, ndi umugore wawe, twarasezeranye. Iyo agaciro rakabura kandi kari akabo. Kubera iki? Uwo muntu navuze ikintu kimwe gusa, ashobora kuba agwaye. Yego. Ashobora kuba atagwaye ari kwivura ibikomere. Ashobora kuba aba mu kigari kiri kumuhindura buhoro buhoro. Ashobora kuba na Satani yarinjiye inyuma. Yani Satani ashaka kumusenya no gusenya umuryango binyuze muri we. Yego. Kuko bifite inzira rero birenze imwe, ukwiye kwitonda. Ibyo bintu uyu mudamu yabimenya gute? Kimwe muri ibyo ntiyabigira byose, ashobora kugira nka 2 cyangwa kimwe muri ibyo uvuze. Niyo mpamvu urugo nyene bisaba ubwenge. Bisaba ubwenge, uhita aka kanya urekara ushaka kuburanira uburenganzira. Ahubwo uyu muntu arimo kumbuza uburenganzira, arabiterwa ni ikihe kimwosha? Na mosha ya Satani, ni kigarabamo, ni kamere ye, ni kwivura ibikomere, yagwaye mu mutwe ntitwabimenya. Donc ni ikihe kibimutera? Bizagufasha kumenya impinduka wazana. Ubwo navuze ku mugabo no ku mudamu nawe nuko. Yego. Dusoza, reka dusoreze kuri akangaka. Urabizi ko hari igihe bibaho noneho nk'umugabo ari we ufite ubwibone, ugasanga umugore agiye gusenga, ariko isengesho, ubwo nivuga umugore hanigira biba biri ku mugore, umugabo akari ujya gusenga, agasenga isengesho rivuga ngo aho kugira ngo mutakaze bimukureho. Niho bamwe ujya ku musozi bagahirika amabuye bakagira gute. Isengesho ryo urarivuga iki? Ikintu kinangaje sinari nzi kubiza. Ntabwo nari nzi ko wabyumvishe. Twarumiwe pastor. Ngewe nabyumvanye abadamu benshi, ariko abadamu batubwire muri comment iyo myumvire bayikurahe. Buriya iyo bigukuyeho gutekereza ko abana bazabura minerval, urumva bayikunza bayirebyeho. Nimukenesha kugira ngo umubone, ibyo muzajya muzabikurahe. Ati Mana, aho kugira ngo mubure cyangwa ize gute bimukureho byose, asubire uko yarari, ugasanga iryo sengesho ari gusenga.
none nkubwire skandale yabaye. Rimwe twagiye gushingura, hari hapfuye umupapa, hanyuma babaza umugore we icyo amuziho. Yego. Bwacaga dushingura, wari umunsi wo kuvuga amateka. Umugore aravuga ngo ntaco mfite mvuga. Ari umugore we? Yego, ntaco mfite mvuga. Kandi yari yarameze neza amaso, ntugire ngo nta mubabaro mwinshi yari. Nta hungabana ryari ririmo ry'umubabaro, ahubwo ni bwa bwibone bw'umugabo n'ibibi yakoreye umugore we, yasaga nk'amukize. Nako yaramukize. Pastor, nta umuntu burimo nyene. Ari utuntu ngunda kuvuga, iyo umuntu yakomeretse arakomeretsa. Ushobora guharasinga umuntu akagera igihe nawe amarangamutima gapfa yose, ku buryo nubwo wapfa yashima Imana ko agukiza, nta gihomba bibonamo. Yego. Rero urabizi ko abadamu n'abana beza barakunda, ariko iyo avuye arazinukwa. Rero nagira ngo mbwire abagabo bagenzi banjye n'abadamu batwumva, ubwibone ni ikintu kibi, buzana ingaruka mbi nyinshi. Yego. Ku buryo bishobora gusenya. Abadukurikiye bagerageze ibyo bagezeho n'uburyo babigezeho, bashira Imana imbere. Yego. Pastor, reka dusoreza ahangaha aka gace. Nabyita agace cyangwa ikosa, ni amakosa menshi turimo tugenda tuvuga. N'uwumva tuvuze ikosa rimwe, ni uko tugira ngo uryumve, urisobanukirwe. Niba rifataga nk'iryoroshye, wumve ko twe turi kuri kubwira, ntabwo dushaka kuryumva nk'iryoroshye, kuko nurifata nk'iryoroshye rirasenya umuryango buhoro buhoro. Niyo mpamvu turivuzeho ryonyine. Reka turarikira abantu andi makosa cyangwa se andi maherere, niba ariko nabyita, akurikira mu kiganiro kiza gukurikira. Gusa icyo nababwira cyo nuko ibi byose iyo tubivuga no kugira ngo wireberemo, ibe nka miruwari wireberamo. Haracyari amahirwe yo kubikosora, haracyari amahirwe yo guhinduka niba ari wowe ubyisanzemo. Nibaza ko aricyo twavugaho. Kaze dusenga Imana, nyuma twongere guhura ku kandi gace gakurikira. Mana, mu izina rya Yesu, turabizi ko ubwibone ubwanga kandi ku kigero kiri hejuru. Turasenze ngo turinde imizi yose yadutera ubwibone. Dushoboze kugushimira ibyo twagezeho. Ntabwo bugarukira gusa ku bijyanye n'amafaranga. Hari n'abagira ubwibone bw'icubero wabahaye, bw'ibindi wabashoboje kugeraho. Dushoboze rero kuba nk'uko wifuza ko tubaho havuye mu bwibone. Turabizi ko ari umugambi wa Satani kugira ngo asenye umuryango. Ndasenze ngo ineza y'Imana yigaragaze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.